Mu gihe ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda bivuga ku byerekeye urupfu rwa Kabuga Felicien, umugwizatunga, akaba umugabo watunze amafaranga menshi ahagije mu mateka, ubu akaba yamaze kuba yitaba Imana. Nubwo bivugwa ko yitabye Imana, ubushinjacyaha cyangwa se inkiko zidashyize mu bikorwa ibyo zamugenzagaho byerekeranye no kuba yarakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubu hari ibindi biri kugenda bivugwa hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye by'uko umuhungu w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal, ariwe Jean Luc Habyarimana, ubu yamaze kuba yegera yamaze kwegera hafi y'ibice M23 iri gukuramo, ubwo ndavuga mu bice biri kugenzurwa na FARDC mu buryo bwo kugira ngo agende aganira na ya mitwe yose iri kugenda ikorana na FARDC, ndavugamo Wazalendo, ndavugamo FDLR, ndavugamo ingabo z'i Burundi, ndavugamo P5 iyoborwa na Kayumba Nyamwasa cyangwa se yashinzwe na Kayumba Faustin Nyamwasa. Rero akaba yamaze kwegera muri iri shyamba kugira ngo akomeze ahuze ibikorwa, ndetse ndaza kugenda nkubwira byinshi ari kugenda ategura. Ubwo turava aho ngaho duhita twerekeza muri Kenya nkubwira byinshi bigiye bitandukanye ku kutavuga rumwe kwa Kisekedi Chilombo ndetse na William Samuel Ruto, aho batigeze bavuga rumwe muri iriya nama iheruka kubera hano muri leta ya Kenya, aho hari ibyo batigeze bumvikanaho mu rwego rw'ibiganiro bagiranye. Ibyo byose ngiye kuba mbizenguruka, nanone ndaza nkugarukane hano mu gihugu cya Uganda naho hari amakuru tugiye kuba tukugezaho, tukomeza tugenda tugusonera byinshi bigiye bitandukanye ku makuru ari kugenda acicikana, ari guca ibintu hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni byinshi ngiye kuba nkugezaho, ngenda cyari Matson ukugezaho aya makuru. Reka nkubwire ngo ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze kwibanira mu nkuru zacu n'ibiganiro bigiye kugenda bikurikiraho. Murabizi ko ibiganiro byacu n'inkuru zacu ari akagaruka kandi nagahoraho, kandi tukarushaho kugenda ducukumbura kugira ngo tukugezeho amakuru yizewe, y'amakuru meza yizewe ari kuvugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Reka rero wowe wakoze subscribe nkushimire ko wakoze subscribe, nawe utarayikora nkushimire ko ugiye kuyikora. Nsabe wowe ugiye kumva ikiganiro cyangwa se uri kumva iki kiganiro gukora like, no kuri ni intwaro cyangwa se ni nk'impano idasanzwe uraba uduhereje mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro byacu bigende bimenyekana hirya no hino. Reka twanzike n'amakuru yacu simbatindira, njye sintinda mu magambo, sindondogora, ahubwo nkugezaho byinshi wakagombye kuba usobanukirwa, ugasobanukirwa utabanje guca kure cyangwa se gucishwa hirya no hino mu magambo adafite icyo asobanuye. Amagambo yacu tuyanzikire cyangwa se amakuru yacu tugiye kuyanzikira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Jean Luc yamaze kuba agera muri aya mashyamba ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo ahuze ibikorwa neza, ndetse yegereye bano barwanyi ba FARDC na FDLR na za Wazalendo, abo bose kugira ngo na za ngabo z'i Burundi abegere, abereke icyo gukora. Ahangaha Jean Luc Habyarimana hageze ku ijoro ryo kuwa kane, muri iryo joro rero akimara kuhagera yahageze hari nababwiye ko hari imirwano yari yabaye hagati y'Abawazalendo ndetse n'ingabo z'i Burundi, hapfamo Abawazalendo 4 n'abagabo b'i Burundi barapfa, ariko nanone haza kuzamo icyo gikomeye cyane kubera ko M23 yumvishe ibiturika, yumvishe ibitameze neza, iravuga ati ibi byagenze bite, ihutira kumenya ikiri kuba, basanga nibo bari gusubiranamo. Umwana w'umusineyipa baramubwira ati nyaboneka bite harakorwa iki, asaba afande ati mumpe uburenganzira, mumpe sineyipa yanjye ngende nikorera utuntu twanjye. Yaje kuba yivuganamo abayobozi, rero ayo makuru twayagarutseho narayababwiye, yicamo abayobozi bagera kuri 3 bahagarariye amabato na brigade zari ziri aho ngaho. Rero birumvikana ko naho haje kubonekamo icyuho, yaba kuri bano bayobozi ba FARDC na FDLR. Reko twikomeze nkubwira kuri aya makuru ya Jean Luc Habyarimana, niyo naringamije kugenda nkusobanurira, ari kugenda avugwa cyane cyane mu bitabo cyangwa se no mu nyandiko ziri kugenda zandikwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye.
Jean Habyarimana yamaze kwemerera aba basirikare ba FDLR umushinga cyangwa se kubemerera umushahara uzahoraho, umushinga w'umushahara uhoraho kuri aba barwanyi ba FDLR mu rwego rwo kugira ngo barwane bazi icyo barwanira, batarwana gutyo gusa ahubwo barwana bafite icyo barwanira, barwana bafite agahimbazamusyi ka buri gihe. Ibyo yamaze kuba abibizeza ndetse abamenyesha ko agiye kubagezaho igikoresho kidasanzwe. Yageze kuri iyi ngingo yo kubaha ibikoresho bidasanzwe, bababwira ko agiye kubaha amafaranga afatika cyangwa se abijeje inkunga ifatika yo kumanura ibikoresho bigezweho mu rwego rw'intambara zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse anabasezeranya ko agiye kubaba hafi mu rwego rwo kugira ngo bikusanye babone uko bashobora kugaba ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda kugira ngo bafate ubutegetsi cyangwa se yihorere kuri se nk'uko we abivuga. Ibi rero ntibyarangiye gutyo gusa, Jean Habyarimana aragerwa amajanja kubera ko ejo nibwo yashaka kwerekeza muri Mpindu, ahura na ambushi ikomeye cyane, aho haje kubaho irasana rikomeye cyane, nyamara ku bw'amahirwe Imana yashyize ukuboko ntago yaguye muri iyi ambushi yari yatezwe hano muri Mpindu kuri ibi biraro byerekeza Mpindu. Hari amakuru batari bafite rero, hano hari ikiraro cyerekeza Mpindu. Iki kiraro nta makuru ahari yuko kitakoraga neza cyangwa se cyari gifite ibibazo, nyamara ibyo bibazo byose byatewe n'iyi ntambara cyangwa se byatewe na M23 mu rwego rwo gutega ambushi. Noneho baje kuba batega hafi y'icyo kiraro, batega ambushi ikomeye cyane, baravuga ati noneho ubu tugiye gutega ambushi uyu mwana uri kwifatanya na FDLR, uri kwifatanya n'aba Wazalendo, akifatanya n'aba Barundi bari kudutesha umutwe. M23 aravuga ati reka tuyitega ambushi uyu mwana tumukure mu bye, kuko arasa nkaho ashaka kudukoma mu nkokora yo guharanira uburenganzira bwacu, yo guharanira ubumwe bw'abaturage bo muri Congo. Reka natwe tumutega ambushi tumukure ku birayi. Ibi byaje kuba bitagenda neza rero, yaje kurokoka iyi ambushi, biba ngombwa ko urugendo rusa nk'urusubitswe, ariko ubwo turaza kugenda tumenya amakuru yaje kuba akurikiraho, ese araguma hano cyangwa se arerekeza ahandi. Ibi ngibi rero ntabwo biri byarangiye gusa ntabwo bimeze gutyo gusa, ndakubwira ko nubwo uyu Jean Habyarimana ari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, si we gusa. Ejo bundi Kayumba Nyamwasa cyangwa se Kayumba Faustin Nyamwasa ni General, uyu nguyu nawe yari ari hano muri Uganda, muri Congo, aho yari yaganiriye na Kisekedi. Urabona ko Kayumba Nyamwasa afite umutwe w'ingabo udasanzwe bawita P5, ni umutwe watojwe neza, nawo witeguye gufatanya byihuse ndetse bya hafi na FDLR ndetse na FARDC n'ingabo z'i Burundi mu rwego rwo kugira ngo binjirire ubutaka bw'u Rwanda bunageho ibiturika kandi byotsa bicira umuriro. Ibi rero yaje kuba biganira na Kisekedi Kirombo, aramubwira ati ibi amasezerano murumva nyine basinyanye amasezerano menshi agiye atandukanye, baravugana byinshi bigiye bitandukanye. Kayumba Nyamwasa rero yumva bidahagije, ubu ngubu ngo hari amakuru atugeraho aturuka mu nzego z'ubutasi bugiye butandukanye n'ibiganiro byinshi byagiye bikorwa n'inzego za gisirikare hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bivuga ko ari gutegura urugendo nanone rukomeye cyane rwo kujya kuganira na General Neva i Burundi, akajya i Gitega bakajya kuba baganira ku byerekeranye no kuba nabo bagirana ubufatanye budasanzwe, ubufatanye bwo gufatanya kugira ngo barebe ko bakora byinshi bidasanzwe mu rwego rwo kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero ari kubitegura muri iyi minsi mike cyane, nabwo muraba mwumva tubagezaho amakuru tubabwira ngo bamaze kwicirana. Aya ni ya makuru ko ushobora kudakura ahandi hariho hose utakumva kuri radiyo, ahubwo ni ya makuru wumva mu buryo bw'ubutasi, mu buryo bw'ibanga, natwe tugira tugucukumbura, tugenda twinjirira inyandiko zigiye zitandukanye, inyandiko zituruka mu biganiro bigiye bitandukanye byo hirya, biri kubera hirya no hino mu bice by'ibanga, mu mabanga agiye atandukanye. Reka nkwihutisha nanone nkubwire ngo hano muri Uganda, mu gihugu cya Uganda, Perezida Museveni yamaze kuba amena amabanga akomeye cyane ya Kayumba Nyamwasa. Yamenye amabanga, yamaze kuvuga ko Kayumba Nyamwasa yamuhamagaye. Ibi yabitangaje, aravuga ngo twebwe nka Uganda ntituzigera twemerera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa hano mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika y'Iburasirazuba kuba bakangiriza umutekano w'igihugu icyo ari cyo cyose.
ahita atunga urutoki Kayumba Faustin Nyamwasa, aravuga ati mu by'ukuri Kayumba Faustin Nyamwasa akomeje kumpamagara ambaza byinshi bigiye bitandukanye byo kunsaba ubuhungiro no kunsaba kuba twabagira ubufatanye bukomeye cyane ku byerekeranye no kuba twamufasha kuba yatera u Rwanda. Ariko ibyo ngibyo Perezida Museveni yavuze ko atazihangana cyangwa se ngo yemere abafite ubugome n'ubugambanyi ku bihugu bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba batavuga rimwe n'ubutegetsi. Ibi ngibi amaze kubivuga avuga ko Kayumba Nyamwasa amaze kumuhamagara inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Reka nkwerekeza hakurya muri Kenya. Muri Kenya ho rero ibivugwayo ni ibihe? Muri Kenya haravugwa ko William Samuel Ruto nawe yaje kuba atangaza ko yaganiriye ibiganiro bigiye bitandukanye na perezida wa Congo Felix Tshisekedi Tshilombo, bavugana byinshi bigiye bitandukanye, aramwihanangiza amubwira ati Tshisekedi ntabwo wemerewe gutera u Rwanda, bisaba kutuza kugira ngo mudateza akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se mugateza akarere kose intambara mbi. Amubwira ko gutera u Rwanda bivuze gutera Afurika yose ya East Africa yose cyangwa se uburasirazuba bwa Afurika, cyane cyane ko mwibuke ko uyu William Samuel Ruto cyangwa se icyo gihugu cya Kenya gifitanye amasezerano akomeye cyane na leta y'u Rwanda ku byerekeranye no gutabarana mu by'umutekano, ubukungu. Bivuze ngo uramutse uteye u Rwanda waba uteye Kenya, kubera ko Kenya yatabara idateguje cyangwa se itagize undi wese ishobora kubaza. Bivuze ngo rero ibyinshi bigiye bitandukanye wakora ku Rwanda cyangwa se ukabikora kuri Kenya biba bisa nkaho utunze urutoki umwe muri abo ngabo. Bakomeje byinshi baganira ndetse yanatangaje ko impamvu atigeze amuha ijambo mu nama yaberaga hano muri Kenya ari uko yazi neza ko n'ubundi hari buzemo ya matiku yo kuba bashotorana mu nama, babwirana amagambo yo guseserezanya mu nama. Avuga ati uyu mugabo nitumuha ijambo haravuka imvururu muri iyi nama, bituma Tshisekedi Tshilombo batamuha ijambo. Wibuke ko Tshisekedi yari yamaze no kugera muri iyi nama akerewe, yari yabanje kujya muri Uganda mu irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, aza akerewe, nabwo urabizi yagiye ameze nk'utorotse, ahita yirukankira muri Kenya. Ni umugabo usa nkaho atari poze, ufite kujagarara kwinshi cyane, abagezeyo agerayo akerewe bituma batamuha ijambo. Gusa bigaragara ko ntabwo bamwimye ijambo kubera ko yahageze akerewe, kubera ko n'ubundi wageze ukerewe ijambo nta cyatuma utarivuga apfa kuba umwanya ugihari, ahubwo icyatumye batamuha ni kwa gusebanya, kwa guhora bashotorana mu magambo. Rero ni byinshi bigenda bivugwa, ni byinshi biri kugenda bitangazwa. Reka nkushimire ko twabanye muri iki kiganiro kigufi, turaza kugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru yacu ntatinda ariko kurasira ku ntego, akagenda akubwira byinshi bigiye bitandukanye. Reka tuze kubona mu biganiro byacu bitaha. Reka nkushimire wakoze subscribe. Imana ikomeze kubaha umugisha.